kwakira ubutumwa bw'ijambo Bibiliya, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kuko Imana itoranya mu bubasha bwayo ikamenya ukwiye kuyikorera. Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nkuko bisanzwe nitwa Nzeyimana Bahati Shabani, nkaba mbarizwa muri CPC Rukara Campus. Dushima Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkaba ngira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo kubara cya 14, turasoma umurongo wa 24. Haranditswe ngo: keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Amen. Reka twongere dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyawo cya mbere, turasoma umurongo waho wa 46 na 47. Reka dusome. Haranditswe ngo: Natanayeli aramubaza ati, mbese Nazareti hari kiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza ahari, amuvuga ati, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Amen. Aya magambo dusomye, numvise nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ko umukristo nyakuri. N'amagambo amaze iminsi numva ntekerezaho, afashe ubugingo bwanjye, numva nifuza ko twaganira muri aka kanya. Aya magambo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ndi ku nkuru z'umugabo witwaga Natanayeli, uyu ubazwa mu bigishwa ba Yesu. Uyu abantu bagerageje kwiga theology bagenda bavuga uburyo butandukanye kuri we, ariko mu byo bamusobanuraho bavuga ko yabaye umwigishwa wa Yesu akiri umusore, bakabana nawe bagakorana mu buzima bwabo bwose. Hanyuma igihe kiza kugera, yifuza kugira ngo atere intambwe ave mu cyiciro yari arimo, abe umugabo, ngo ararambagiza. Hanyuma agira ngo mu murwa mukuru wa Isirayeli witwaga Yerusalemu. Rero habaga umuhango, abayuda bagiraga umuhango uteye utya: iyo umusore yabaga akeneye umugeni, byari ngombwa ko azana ibinyobwa, vino, abantu bakanywa bakishima bakanezerwa kugira ngo babashe gutanga umugeni. Hanyuma rero uyu Natanayeli ngo abaho ngaho, amaze kujya Yerusalemu bamwemereye umugeni, ariko angagira ikibazo cy'uko atazabona ibyo yakiriza abantu. Ngo rimwe rero aza gusenga yicaye munsi y'igiti cy'umutini, afite ibibazo bitandukanye bimukomereye, yibazaga icyo azaha, kandi n'umuhango wari uhari muri iki gihugu cy'uko uwabaga akeneye umugeni yagomba kuzana ibinyobwa abantu bakanywa bakishima bakanezerwa, akaba ntacyo afite. Yesu aba yamubonye, ngo atuma Filipo amusanga munsi y'igiti cy'umutini. Arangije aramubwira ngo uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, ngo twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Undi aramubaza ngo, mbese Nazareti hari kiza cyahaturuka? I Nazareti hari ahantu hanenwaga, hatahabwaga agaciro, hatitabwagaho cyane. Ariko nubwo hatitabwagaho, ariko umwami Yesu yemeye kuhavukira kugira ngo tubashe kubona agakiza, tubashe kubona ubugingo atitaye. Byerekana ko agakiza ntabwo kugira ngo Imana ikaguhe, ntabwo yita aho uturuka ukomoka, nimba uturuka mu muryango ukomeye, nimba warize ufite amashuri menshi, ahubwo ntabwo ari iki kintu Imana yitaho. Hanyuma undi aramubaza ngo, mbese Nazareti ari kiza cyahaturuka? Undi aramubwira ati, ngwino urebe. Ngo akigenda, ngo bagera ahantu Yesu yari kwigishiriza, ari imbere y'imbaga nyamwinshi, wakimara kumureba imbere y'Abisirayeli, ngo aravuga ngo dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Haleluya. Numvise nifuza ko twaganira ijambo rivuga ngo kuba umukristo nyakuri. Biragoye muri iyi minsi, bisigaye biruhije, ariko dukeneye ko twagira abakristo nyakuri mu byo dukora byose, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko Imana ikeneye ko tuba abakristo nyakuri. Yaravuze ngo, undi aramusubije ngo wamenye he mwana? Aramubwira ngo, Filipo ataraguhamagara munsi y'igiti cy'umutini nari nakubonye. Nenge mubwire ngo Imana irakuzi mu buzima burimo, Imana irakuzi mu buzima ucamo, nubwo wabona bikomeye, nubwo wabona imiryango itakwitayeho, nubwo wabona nta muntu ukuzi, nubwo wabona nta wamenye ibibazo byawe ufite ngo gutabare, ariko ndagutangariza nkubwire ijambo ry'Imana, nkubwire yuko Imana ikuzi n'ubuzima bwawe, aho ubaye naho haba hateshwa agaciro, naho nta muntu wahitaho, ariko Imana irakuzi. Haleluya.
undi aramubwira ngo akimara kumubwira gutyo ngo aca bugufi aramubwira ngo kuko uri umwana w'Imana, aramubwira ngo ntunezezwe nuko nkubwiye ko nakubonye, ngo ahubwo uzabona ibirenze ibyo. Ngo yavugaga ibizabaye ku munsi w'ubukwe bwe. Bivuze ukuri Bibiliya ntabwo igaragaza iyo dusomye mu bice bibiri dusanga ngo haciye iminsi 3 ngo habaye ubukwe bwe kandi Galilaya. Ntabwo Bibiliya igaragaza aho ubwo bukwe bwari buri, gusa abahanga mu byerekeranye na Bibiliya bavuga ko ubu bukwe bwari ubukwe bwa Natanayeli. Ngo haciye iminsi 3 rero Yesu amutorana n'abigishwa ngo ari kumwe na Mariya gutaha ubwo bukwe, ngo bugiramo bakimara kubugiramo ngo ibyo kunywa birashira, vino zirashira, hanyuma ngo zimaze gushira ngo amagambo abameshi ngo Mariya bayabibonye, ariko kubera wa muhango wari uhari uvuga ko uyu musore akeneye umugeni ntabone ibyo kunywa bihagije, yibaza icyo ari gukora, ngo asanga Yesu aramubwira ngo mwigishe ngo nta vino bafite, ibyo kunywa byabashiranye. Undi aramubwira ati tubigendanyemo gute k'igihe cyanjye kitaragera. Bene data, hari igihe Imana igwa amasezerano, hari igihe Imana igambira kuvugaho kizakora ikintu gikomeye. Nagira ngo ubwire ngo icyo Imana ikuvugaho uko byagenda kose kizasohora, ariko ujye utegereza wizeye kandi utegereze wihanganye kugira ngo ibyo Imana ivugana nawe mu gihe bizasohora izabone ko uzaba ugikomeye uri mu mwanya mwiza. Bibiliya irambwira ngo hariho Yesu byiza mu by'Imana avuga ngo hari intanga 6 zaremwe mabuye ngo zakoreshaga mu muhango w'Abayuda kwiyeza. Noneho ngo Yesu ategeka abahereza ngo kuzuza amazi, baravoma buzuza amazi, hanyuma ngo arababwira ngo imadahe bashyira umusanga mukuru, ngo baradaha bashyira umusanga mukuru, ngo bakimara gushyira umusanga mukuru ngo gisomaho y'amazi ahinduka vino ngo iryoshye kuruta iyambere, ngo hamagara umukwe mukuru, ngo nuko umukwe mukuru akimara gusomaho aravuga ngo mu gihe abandi bitewe n'umuhango wabaga mu gihugu cyabo, aravuga ngo mu gihe abandi babanza iziryoshye bamara guhaga bakazana izibishye, ngo mwebwe mubanzi bibishye mugahoretsa ibiryoshye, ariko nta yindi mpamvu nuko Kristo yari yahageze. Bene data, nagira ngo usabe rero cyane uyu mwanya ni wizera Kristo ukamwemera nk'umwami n'umukiza agahindura ubuzima bwawe, uzaba icyaremwe gishya kandi amateka y'ubuzima bwawe azahinduka. Jambo umwanditsi w'Abaheburayo yarababwiye ngo akuraho ibyambere gukomeza ibya kabiri. Umwami Imana akuraho ibyambere gukomeza ibya kabiri. Nuwizera Kristo ukaharanira kuba umukristo nyakuri, Imana izakwitaho mu buzima bwawe. Ntabwo uzigera ucika intege nubwo wagera mu bibazo ntubone uko kwitaho, ariko nkubwire ngo Yesu arakuzi. Ibibazo ubayemo Imana irabizi, intambara ucamo irazizi, ibyo ubona byakugoye wihebye irabizi. Haranira woweho kugira undi mutima mu izina rya Yesu Kristo. Twasomye ijambo ry'Imana mu Kubara igice cya 14 umurongo waho wa 24. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo keretse Kalebu umugaragu wanjye natoranije. Yaravuze ngo keretse Kalebu, reka dusome ngo keretse Kalebu umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora byose, ngo nzamujyana mu gihugu yagiyemo, ngo urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Bishatse kwerekana iki? Uyu Kalebu numwe mu Bisirayeli bari bafite Imana yari yahaye mission ibavana mu gihugu cy'Egiputa bajyana mu gihugu cy'isezerano, ariko mu kugenda baza kugera bari mu nzira biba ngombwa ko boherezwa kugira ngo bajye gutata igihugu Imana yari yabahaye. Mose ategeka ko batoranya buri mu miryango 12 umuntu umwe uhagarara mu muryango bakajya gutata. Abagenda ari abantu 12 bageza mu gihugu cy'Ikanani ngo basanga ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, kirimo ibyo kurya, kirimo mbega ni igihugu cyiza cyane gitoshye kimeze neza, cy'ubutaka bwiza, kirimo imbuto nziza, kirimo amazu meza, ngo kandi cyari gitangaje. Muri kuba gisangamo abagabo barebare ngo bitwaga Abanaki. Hanyuma ngo uyu babareba ubwabo ngo bajyaga babona ari inzige, ngo ari nk'udusimba ari batagaragara imbere y'abo bantu kuko bari abantu barebare cyane. Hanyuma ngo baragaruka bagera mu Bisirayeli, ngo none uko Mose abaha ijambo arababwira ngo turagira ngo mutubwire ibyo mwabonye mu gihugu. Igihugu se kirahari, mutubwire uko kimeze. Ngo abagabo bose 10 baravuga ngo igihugu kirahari ni cyiza, koko uko mwakitubwiye ni kimeze neza, ari gifite imbuto nyinshi, gifite ubutaka bwiza, gifite ibintu byiza cyane. Ngo ariko ikibazo twabonye abantu barimo abatuye igihugu n'abanyamaboko n'abagabo barebare bafite imbaraga, ubwashe twarebye tugasanga kubashobora bitakunda, ku buryo twirebaga ngo tukabona turi nk'inzige imbere y'amaso yabo. Ngo bakimara kubabwira ati rero ntabwo twashobora kujya muri icyo gihugu, ngo Bisirayeli bose bacika intege, ngo bibazi bibaye babura ikintu bakora, birabacanga cyane. Hanyuma ngo abo bose basa nkaho bagiye gutera amabuye Mose wabatumye. Ngo ariko haguruka abagabo babiri, uwo witwaga Kalebu na Yosuwa. Haleluya cyane.
ni abagabo nakunze bafite guhamya, bafite kwemera, bafite ubukristo mu mitima yabo, bizera ko Imana ishobora byose, nubwo baba bari mu bibazo, nubwo bari mu ntambara, ariko Imana icyo yabavuze kigomba gusohora. Nagiye mubwire ngo mwene data, ushobora guca mu bibazo, ushobora ko Imana irakubwiye ikintu, ariko kubera ibyo uri kubona ukibaza uko bizagenda, ariko ndumva Imana ivuganye nanjye, ndumva Imana nijya nkubwira ijambo rivuga ngo icyo Imana yakuvuzeho uko byagenda kose kizasohora. Aho Imana yagambiriye kukugeza izahakugeza, ibyo Imana yagambiriye kuguha izabiguha, ibyo Imana yaguteguriye izabikora. Ikigusaba ni ukuyemerera kandi ukagira undi mutima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire umutima nk'umwari muri Kristo Yesu. Uwo mutima urihangana, uwo mutima ugira urukundo, uwo mutima urababarira, uwo mutima wemera kugirwa inama. Rero ndakwifuriza ngo ugire undi mutima muri aka kanya, usaba Imana iguha undi mutima. Ngo hanyuma ngo Yesuwa na Kalebu barahaguruka, ngo imbere y'abandi bagabo baravanga ibizo bene data bavuze n'ibizo koko. Abo bagabo twuko igihugu kirahari, nabo bagabo twabonye, ngo ariko barahamye baravuga bati niba Imana itwishimira, haleluya, niba Imana itwishimira, iyo yavuze ko tuzajya muri kiriya gihugu ikabitwishimira, ngo abagabo tuzabajya nko kurya umutsima. Byerekana ko aba bagabo bari bafite kwizera. Nagiye nkubwira ngo ugire kwizera mu buzima bwawe, ibibazo ufite n'intambara ufite, ariko uyu munsi ugire kwizera. Ijambo ry'Imana muri jye no kwizera kwanyu numva mfite kurambwira ngo izo ntambara udwana, ibyo bibazo ufite, utuze umutima, wihangane, icyo Imana yavuze kuri wowe izagisohoza. Ngo nuko bakimara kubabwira amagambo, nuko abaturage basa nkaho ngo bacecetse, hanyuma ngo Imana ngiyishimira abo bagabo cyane, ngiravuga ngo abandi bose ngihita igambirira kurimbura Abisirayeli, yagiye igambirira kurimbura Abisirayeli kubera kugenda nabi. Ariko biza kugira aha ngaho twasomye mu bice 12 bisomye hereye ku murongo wa mbere, uzasanga ari ibintu bitandukanye byinshi Imana yavuze ko ibamaye, irakaye cyangwa ibabajwe nuko Abisirayeli bayigomeye, bagahindura imitekerereze yabo no kwizera kwabo, bakagenda bapfapfana bagwagwana, ku buryo yavuze ngo yigize ibwira Mose ngo nyemera mbarimbure mbatsinda aha ubwawe nza kugira ubwoko bukomeye. Ariko Mose agirira umugisha kuwiteka, arayibwira ngo ibaze abanyegiputa bazabyumva, abantu batandukanye nyamahanga menshi bazumva izabaye, bazavuga ngo Uwiteka yananiwe kugeza ubu bwoko mu gihugu, bituma ahindura abitamo kubarimbura. None agira inama, ayibwira amagambo akomeye, abwira mbega agira, kuko Mose yari nk'inkoramutima. Hanyuma arabwira ati none niwica ubu bwoko nk'umuntu umwe, amahanga yumvise inkuru yawe azavuga ati Uwiteka yananiwe kujyana ubwo bwoko mu gihugu yarahiye kuzabaha. Icyo nicyo cyatumye abwicira mu butayu. None imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi nk'uko wavuze uti Uwiteka atinda kurakara, afite kugira neza kwishi, ababara gukiranirwa n'ibicumuro, ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa, ahora abana gukiranirwa kwa base akageza ku buzukuru n'ubuvivi. Noneho babarira gukiranirwa k'ubu bwoko nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi, nk'uko babariraga uhereye igihe baviriraga muri Egiputa kugeza ubu. Byerekana ubu bwoko bw'Abisirayeli bari baracumuye, bakora ibintu bitandukanye, ariko Imana ifata iki cyemezo cyo kurimbura Abisirayeli batazagera mu gihugu cy'isezerano. Mose agira inama aravuga ati abantu bazumva bimeze gutya, wararimbuye ubu bwoko, bazava ngo Uwiteka yananiwe kugeza ubu bwoko mu gihugu yabasezeranije, ahitamo kubicira mu butayu. Ngo nuko ariko Imana iravuga ngo kuko ibyo usabye ndabyumvise, ntabwo nzaburimbura. Ariko aravuga ngo ariko kubera ko bandakaje, ntibamenye ko ndi Imana ifite amaboko yo kubajyana mu gihugu, nta numwe muri uzakandagira mu gihugu cy'isezerano. Aravuga ngo ariko ngo keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima. Ndakwifuriza ngo ugire undi mutima mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu mibanire n'abandi, mu kazi ukora, mu nshingano zawe. Ariko ndakwifuriza kugira ngo usabe Imana iguhe undi mutima, ugire undi mutima Imana yishimira, nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Nk'uko Yesu yabwiye
yabwiye Natanayeli aravuga ngo dore umwisirayeli nyakuri udafite undi buriganya, mbega dore umukristo nyakuri udafite uburyarya. Ndagira ngo nkwifurize kugira ngo mwene data uyu mwanya aka kanya uruteze amatwi ijambo ry'Imana ufatanye nanjye gusenga, ariko wifuza Uwiteka umusabe ngo Mana mundi mutima, umutima ubabarira, umutima utagira ikibi, umutima wemera kugirwa inama, umutima ugukira bugufi, umutima wihangana no mu ntambara n'ibigeragezo, kandi uharanira gukora ibyo ushaka. Uvuga ngo mbega ngo ndashaka gusa nawe, kuko Yohana yaranditse aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero bere data, kandi Pawulo yongera arandikira Abakorinto arababwira ngo ngiyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe mwigisha, ngibya kira byabishize ngo dore byose bihinduka bishya. Ndakwifuriza kugira ngo ube umukristo nyakuri. Uneza amatwi ushobora kuba utarakizwa, uneza amatwi wumva wenda waracitse intege, uneza amatwi ukumva ufite ibibazo byinshi cyane, ukumva ko Imana itabishobora, ariko nyine mubwire ngo Imana irabishoboye. Izo ntambara ufite n'ibigeragezo ufite Imana irabishoboye. Fatanya nanjye gusenga kandi wizere ko Imana ishoboye kukurengera no kugutabara. Uhumure, kandi niba uri wacitse intege uyu mwanya fata umwanzuro wo kwegera Imana no kwinginga Imana, ivuga ngo Mana shoboza kugira undi mutima wishima, shoboza kugira undi mutima uharanira gukora ibyo ushima, shoboza kugira undi mutima uharanira kugira ku cyo wagambiriye. Ndumva nakubwira aya magambo, ariko usenga Imana mu mutima wawe kugira ngo ikugeze ku rundi rugero rukomeye rwo kurwana intambara, ariko uharanira gutsinda. Fatanya nanjye gusenga. Mana tugushimiye kubwo aya magambo yawe twumvise, tunejejwe nawe kuko twemereye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Sengeye buri muntu wese warunteze amatwi ufite ikibazo kimukomereye kimugoye, umubere igisubizo, umubere umutabazi. Hari abandi banyumvise batari yakiraga kiza bakeneye kwakira gakiza, hari ufite ikibazo cy'uburwaye umukize, hari abacitse intege ku bibazo bitandukanye bakumva amasezerano yaratinze, ariko wabere igisubizo, ubereke ko ari wowe ushoboye byose. Ndasenze kugira ngo ukomeze abari bacitse intege, ubambike imbaraga kugira ngo mwami baharanire ko Kristo nyakuri. Turakwinginze cyane, dushoboze ubwoko bwawe, ushoboze abari bateze amatwi ijambo ryawe, kandi ribagirire umumaro muri aka kanya. Urakoze kutwumvise, tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen. Mwari kumwe na Nzeyimana Bahati Shabani, wifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana. Ukeneye gukurikira ijambo ry'Imana wajya kuri YouTube channel yanjye wanditse Bahati Shabani, ugakurikirana inyigisho zitandukanye, cyangwa ugasura Facebook ukajya kuri page yanjye yanditseho wanditse Nzeyimana Bahati Shabani, ukandika ijambo ry'Imana, uzabona inyigisho zitandukanye zagiye zitangwa n'abantu batandukanye. Cyangwa ukeneye gusengerwa by'umwihariko cyangwa no kugirwa inama, waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 741 75 wakoresha WhatsApp 0728 29 34 56. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Twese abo yatoranije nimuze dukore ingororano zirahari, dore igihe kiri kudusiga nimuze tuyikorere. ingororano zirahari, Nubwo intambara ari nyinshi nimukomere beza, Yesu azaduha ibihembo byiza nimushikame. ingororano zirahari, Bene data ingororano zirahari, ingororano zirahari.